bugiye kwira, aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye ngume mu muco wawe. Dore bugiye kwira, aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye ngume mu muco. Haleluya, haleluya. Ni mwene so Pastor Dr. GAKWAYA Emmanuel, garutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ku ijambo ryubaka urugo, kuko tuzi ngo ikiruta ibindi ni urukundo. Tugiye kureba rero ukuntu umuntu agaragaza Imana urukundo mu bundi buryo bwo kuyiringira no kuyizera. Zaburi ya 56 umurongo wa 4 n'uwa 5 biravuga ngo uko ntinya kose nzakwiringira, Imana izampa gushima izina ryayo, Imana niyo niringiye sinzatinya. Abantu babasha kuntwara iki? Haleluya. Iyi zaburi niyo Dawidi yahimbwe kube igihe Dawidi yafatwaga n'Abafilisitiya, none hakihindura umusazi. Aha rero niho yavuze ati ntatinye iki, ufite ubwoba igihe utinya, uko yatinya kose nzakwiringira. Wiringira rero nta wundi, yiringira Uwiteka Imana, kuko ntacyo abantu bashoboye kumutwara, ahubwo baravuze, umwami yaravuze ati munzanira umusazi gute ko nababwiye kuzana Dawidi, muranzanira abasazi kubera iki? Ubwo Dawidi nyine arahava agenda akize, nta kintu abantu bashobora kugutwara, kuko Imana izi ibyo yibwira kuri twebwe, izi ibyo idufitiye umugambi munini cyane. Nagira ngo rero mu buryo bwo kubaka urugo rwacu, umuryango wacu, tumenye ko ari byiza kwiringira Uwiteka ibihe byose. Urumva byacyari igihe cyo gupfa kwe, ariko Imana yamuhaye ubundi buryo bwo kugira ngo imukize. Mu rugo dushobora guhura n'ibibazo bikomeye, ariko Imana byose irabizi ku buryo ntacyo tutagomba kugira ubwoba, ahubwo tugomba kwiringira Uwiteka mu bihe byose. Rero ibihe byiza ndetse n'ibihe bibi cyane cyane, tugomba kwatura ibyiringiro byacu dufite mu Uwiteka. Igihe cyose hari ikintu gishobora kuba kiguteye ubwoba mu rugo, ibyo urumva birareba. Umugabo agomba kwatura kwiringiye Uwiteka mu bibazo ibi n'ibi yahura byo mu rugo. Ni byinshi cyane, turabizi ibibazo byo mu rugo. Ari umufasha we, igihe bahuye n'ibintu bishobora kubatera ubwoba, bagomba kwatura Uwiteka ko bamufitiye ibyiringiro, ko badashobora kumuvaho. Ukemera ko ubuze imbaraga, ko nta mbaraga ufite zo kuba warwana, ariko noneho utabaze Uwiteka, utabaze Uhoraho kugira ngo akurwanirire, kuko ufite isezerano rye ryo kukurinda no kugutabara. Niyo mpamvu iteka Imana ivuga ngo ntutinye. Witinya rero ibyo uriho gucamo, kuko Imana izi neza ibyo yateguye, ibyo izakora kugira ngo igutabare. Hari rero n'umurongo wundi bijyanye ufite ibibazo, cyane cyane nk'igihe Abisirayeli bajyaga i Kanani. Hari ibintu byinshi bagombaga guhura nabyo, bigizwe n'aho bagombaga gutera. Hari inkike zikikije, mbese zigose imidugudu, ariko bakiringira Uwiteka. Mwibuke ukuntu barwanye i Yeriko,
bakoze ibyo kuzunguruka Yeriko yonyine gusa, kuzenguruka bucece inshuro 6, noneho ku munsi wa 7 bakaza kuzenguruka inshuro zingahe, noneho bakaza kuvuza amakondera. Urumva rero Uwiteka afite uburyo bwinshi bwo kugira ngo atunyuze mu bibazo byose twaba tunyuramo. Uwo murongo uravuga ngo Yeremiya 33 umurongo wa 2 n'uwa 3 ngo uku ni ko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Tusomye ku murongo nanone wa 10 turasoma ngo uku ni ko Uwiteka avuga, aha hantu aho muvuga ngo ni amatongo hatakiba umuntu, bona n'amatungo, ndetse no mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu zasibye, zitakinyurwamo n'umuntu cyangwa umuturage cyangwa itungo. Aho hantu urumva ni ahantu mu butayu. Uwiteka rero afite uko abigenza kugira ngo akuyobore aho hantu hose utazi, muri ibyo bintu byose utamenya. Uwiteka azi icyo agomba gukora. Niyo mpamvu akubwira ngo ntutinye, ntutinye, ndi kumwe nawe. Gutinya rero iyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 8 niho dusanga ko abanyabwoba, abatizera, abo bose n'abandi badashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero kugira ubwoba tugomba kuduherana, ahubwo tubwira Uwiteka akagendana natwe akadukiza ubwoba, ahubwo mu mwanya wabyo tukabona uko twiringira Uwiteka. Abanyabwoba ntabwo rero bazaragwa ubwami bw'Imana. N'abicanyi ni kimwe n'abanga bene se, niko tubisoma muri Yohana wa mbere igice urwandiko rwa Yohana rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 15, kuwanga mwene se adashobora kujya mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga tugomba kugirana urukundo byanze bikunze kugira ngo dushoboye gutabaza Imana, noneho idutabare. Imana rero izajya ibana natwe mu byo dukora, mu biturushya byose, kandi aratubwira ngo twe gutinya, witinya, wigira ubwoba, kuko abanyabwoba ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana. Reka rero buri gihe cyose tubwire Uwiteka ibituruhije, kuko intambara atari iyacu ahubwo ni iy'Uwiteka. Uwiteka Jehova Sabot azaturwanirira kandi azatsinda, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Uwiteka abaho umugisha. Mwami wanjye murinaka, ubwo uzaza uzambonere kure, Mwami wanjye tuzajyane.